Muri iyi minsi abantu benshi bari excited cyane muri cryptocurrency kuko bumvise ngo harimo akantu ngo niko bavuze nanjye niko bambwiye, ariko we have to know this. Niba ari ubwa mbere uje, ni byiza ko wakora subscribe, ni byiza ko washaringa wumvise bikunyuze, kandi unatubwiye muri comment ko byumva ntacyo byaba bitwaye. Tugiye kurebera hamwe cryptocurrency scams 5 ziri top na ziri top uko nizo natoranyije kugira ngo tuziganireho ugomba kwirinda muri uyu mwaka. Ariko si no muri uyu mwaka gusa, n'ikindi gihe kiri imbere ugomba kuzirinda kuko ntaho zenda kujya n'ubundi na kera zahozeho ziba abantu cyangwa se zibatesha umwanya, niyo mpamvu n'ubu ugomba kuzirinda. So kora subscribe rero tugendane tuzirebere hamwe. Nubwo abantu benshi bashishikajwe no kujoininga cryptocurrency no gukorera amafaranga muri cryptocurrency nkuko bivuga kuko arimo ariko saya bose, nubwo bimeze gutyo n'abascammers nabo bacanye ku maso cyane bashaka cyangwa batumbereye abantu bashyashya muri cryptocurrency kuko akenshi nibo baba badasobanukiwe ibijya mbere. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe umwanzuro wo gusobanura cryptocurrency 5 scams ugomba kwirinda kugira ngo wirinde nayo kuba waba scammed. Tudatinze rero turakora video ntoya, nta by'ibice ntaki. Reka dore kuri scam ya mbere. Scam ya mbere ibaho muri cryptocurrency ni fake mining apps ndetse na cloud mining. Bimwe muri byo turabizi, ariko reka tubivugeho gatoya tubone kujya ku ya kabiri. Nkuko twabibonye muri video zatambutse, cryptocurrency mining ni uburyo cyangwa ni process aho computer cyangwa se imashini zabugenewe zisolvinga complex problems. Twarabibonye, twarabisobanuye mu biganiro bishize bino parite 3 kugira ngo create coin nshyashya cyangwa se kuzindi mpamvu. Twaravuze bihagije, ntago ndi bubitindeho. Ariko nanone abantu benshi ntago bafite izo equipment cyangwa ibyo bikoresho byanyabyo gukoresha mining, bityo bakirebera izo mobile mining apps cyangwa se cloud mining services kugira ngo bafashe abantu gukora mining. Aho rero ni habascama nabo bahita bafatira intambwe, nabo bagakreate ibyabo, bagafata ama mining apps bakayafakinga, bagakora ibyabo bijya kumera nkaho ari ukumining, ariko mu by'ukuri ari ukwiba amafaranga y'abantu. Ushobora guhita wibaza uti bikora bite? Uko bikora rero nta kundi, ushobora kuba warahuye nabyo cyangwa se n'ubundi, ariko ngewe mfite experience nahuye nabyo. Icyambere barakubwira downloading application mining cyangwa se joininga website yabo, ukayijoininga ukamininga. Baba barabikoze neza cyane rwose, simulation yabikora neza. Ukagenda ubona imibare ihindagurika, uri kumininga ariyongera, ariko nyuma na nyuma ukabona barakubwira ati ishyura kugira ngo ubikuze inyungu zawe cyangwa ubikuze coin wa mininze, banza wishyura ya nayo. Cyangwa se batishyura wa upgrading kugira ngo umininge vuba. Niyo ngombwa hano ndaza gushyiraho screen za website zimwe na zimwe nk'izo ngizo turazizi. Hari zo twagiye duhura nazo za mining, nakorekane kuzivuga. Izo uzazibona nawe, nubona bimeze gutyo uzahungire kuri, kuko abo nabashije kubona bose bayishyuye, nanjye ndimo, nta kintu na kimwe twigeze tubona. Narabigerageje ntago mbabeshye, nta kintu na kimwe wabona. Ubwo nyine urishyura ukabona website yapfuye se, cyangwa bakakubwira ibibazo mu gihe cyo kubikuza inyungu zawe, nta kintu wigera ubona. Ushobora kwibaza uti se uzabitandukanya gute na mining zanyazo? Hari utuntu tugera nko kuri 3 tuzakwereka ko iyo mining nta kigenda. Icyambere, bazaba baguha free mining, babyise ko ari mining for free. Hanyuma nujya kubikuza bakubwira bati gira yanga yo tanga rero kugira ngo tuguhe ayo wa mininze. Ese koko biracyari free? Ntago bikiri free, iyo ni scam. Leave it. Icya kabiri, suzuma blockchain yayo niba ufite ubwo bumenyi buhagije bwo gusuzuma blockchain iriho. Ushobora gucheckinga mining activities zayo kuri public blockchain, wabona ntayo, iyo ni fake. Iki ni nkuko twabibonye bino bintu bya mining, crypto mining byanyabyo nk'ibyo nyine bisaba powerful computer cyangwa imashini za nyazo zabugenewe. Niba bakubwira ngo ushobora kumininga bitcoin byoroshye kuri telefone, ubona banaguhiza umurengera, aho naho biveho. Iyo ni scam mbi cyane yigendera. Ibyo ni 3.
hari ingero nyinshi zagiye zivugwa. Mining City nayivuzeho, Beat Club iyo nayo rwose narayibonyeho. Ntago nzi claiminze ntimuze kubivuga nabi, ariko nawe uzazisuzuma uzambwira. Reka twigire ku cya kabiri. Icya kabiri kiba abantu kirimo kubita abantu cyane ni icyitwa pump and dump coins. Ushobora kuba nawe warabigerageje, wenda se warungutse, warahiye se, nubwo igihe cyose washya atari ko bivuze ko pump and dump ari scam. Byose birashoboka. Ibi akaba ari n'ibintu byo kubera amaso cyane, kuko pump and dump ari ibintu wabashije kubara neza birunguka pe, ariko abenshi babihomberamo. Dore uko bigenda rero. Crypto ibiciro byazo bishobora kuzamuka bikanamanuka vuba vuba bitewe na coin iyo ariyo, cyane cyane coin zitaragira abantu benshi. Aho rero n'aba scam ba creating fake hype, utuntu twabo nyine turaho tuti niba natwita meme coins, niba natwita ngo iki nyine bakadufeka feka, hanyuma bakakubitamo amafaranga kabisa ku buryo igiciro gihita gitumbagira. Wabona iyo coin uti rwose irimo irabikora. Icyo nicyo twise pump. Dump ikaba ryari rero, aho amaze kugerera hejuru bagahita bakuramo ayabo. Aho niho dump yita ifatira umwanya, ya crypto igahita imanuka ikigira hafi muri miners. Aho wowe washoye uzi ngo coin irazamutse ubuhiye, abaskama ubwo bagahita bigendera kwabo. Simuze ko ino pump and dump bitabaho, kuko ndabizi neza ko benshi babikoreramo amafaranga, ariko none afata umwanzuro wo kuzijyamo ujye witonda ubibare neza kuko wumve ko wabibaze. Aha niyo mpamvu nakubwira ngo nunagura crypto coin ukabona irimo irazamuka too fast byihuse cyane, ujye ugira amakenga, be careful, kuko hari igihe aba ari imwe muri izo coin igahita ihubuka vuba nayo washyizemo ukayabura. Kandi nubona yatumbagiye ntugahubuke ngo ubone ngo irimo irazamuka kubera promise bagiye bavuga ngo izagera hano na hano. Ibyo byose ni ibintu bivugwa ariko bikarangira bitabaye. Ujye ugira amakenga. Ibi ndabyibuka mbigerageza muri 2024 umwaka ushize. Hari coin yazamutse 100% mbireba mu munsi. Kumwe coin launchingwa ikazamuka twabona ngo yazamutse 2%, mujya mubona nyine turatubare tuba turi ku ruhande iruhande gatoya rwa coin, ukabona coin izamutse 100%. Imagine. Ariko hanini ukabona mu cyumweru kimwe yahise isubira hafi kuri zero. Ibyo bibaho cyane, numva ko wabibaze ugashoramo hakiri kare ukazamuka ku 100 ukikuriramo ayawe sava, ariko ukomeje gutegereza urashya. Ubwo icyo twakivuyeho tugeze ku cya gatatu. Reka tukite fake airdrops n'ama giveaway tugenda tubona. Airdrops nk'uko twabivuzeho akenshi ni ama promotion, akenshi bibaho pe, aho amakampani agenda atanga udu crypto duke ku bantu kugira ngo bapromotinge projet runaka. Twaranabibonye no muri ko bari kupromotinga bagatanga ama airdrop yo muri iri application n'ibintu biririyo. Ariko n'abaskama akenshi aho barafatirana bagakreate ama fake airdrops kugira ngo batrika abantu nyine babashukashuke, ku buryo binarangira abantu sometimes batanze amafaranga yabo cyangwa personal information zabashyirisha zatuma baba scammed. Akenshi ukuntu ibintu bikora uzabona nka posting nka ku mbuga nkoranyambaga dusanzwe tubona, abone ngo ohereze Ethereum imwe ngo tuhite tuguha 10. Ibintu nk'ibyo ngo na giveaway, ibintu nk'ibyo ukabona na fake comments. Koko abantu benshi muri comment muri comments za hano njya mbona abantu bashyiramo comment nyinshi ngo byangendekeye bitya. Zira comment mujye muzitondera. Ukabona abantu benshi baje kuri post ngo bayabonye, koko bayabonye, nawe ukumva ko ukwiye kuyohereza kuko wabaye convinced n'abantu tanazi. Akenshi abo nabo baba bafatanyije nawe, cyangwa bari n'umuntu umwe wa creatinze fake account nyinshi akajya akora post, izindi accounts zakajya guzikoreshaho comment. Niyo mpamvu uzasanga comment zimeze zimwe nkaho zigeneratingwa n'ikimashini kimwe. Iyo wabonye hano ukayibona na hariya zisa 100%, aho niwe wibeshye ukayohereza rwose nta cyizere cyuko hari return bagusezeranyije uzabona. Hari naho bakubaza ngo ohereza wallet cyangwa ngo private key zawe, wamara kwisharinga ewe buri kantu kose kageze kuri wallet ntumenya aho gaciye. Iyi rero uburyo uzabyirindamo, nta company izaguha crypto z'ubuntu ngo kubera yuko wabanje kugira yuboherereza. Niba ari icyo ubuntu bakugeneye bakiguye nta bindi bagusabye.
ikindi niba ari giveaway, umuntu ngo ashaka kuguha giveaway nka kado nyine, akeneye ate private key zawe? Iyo ngiyo ni 100% scam, yihorere rwose nta kintu izagufasha. Ikindi ujye unasuzuma ama website. Hari nk'ama website rwose ureba ugahita ubona website ukuntu imeze, ukabona website nta na security ifite. Urabona ama website akenshi atangirwa na HTTPS, iyo S ya nyuma ni security y'iyo website. Ukabona nk'aka website kifite HTTP ako ntukirwe unagaklikaho nta S iriho rwose, niyo nama nakugira. Reka twigire kuri scam ya kane ariyo twakwita rug pulls cyangwa se ama fake crypto project. Abantu bakiriya crypto project zitabaho arizo twise rug pulls. Aba scam rwose bakagenda bagakiriya project ya cryptocurrency ndende, bagashishikariza aba investors gushyiramo amafaranga bababwira promises zitabaho kabisa, zimwe za danje, bati project yacu izahitinga, izagira gutya, izagira hano. Ubwo izo promise nyine zirabahuma, ukabona icyumweru cya mbere bimeze neza, project iri kugenda neza, ukwezi kugashira, ubundi nyuma abantu bose bamara gushoramo bihagije, project ukabura yibuze. Hari iziza ziri series zikerekana n'ama fancy website rwose zabo, bakerekana white paper, ubundi abantu bakishoramo amafaranga pe. Igiciro ukabona gitangiye ku increasinga, gitangiye kugenda kizamuka, ubundi babona batangiye gukuramo amamiliyoni yabo, bagahita bikuriramo amafaranga yose, ubundi bakabura. Aho ntaho wabakura, aho coin itisubira kuri zero rwose, ubibona price itihanuka. Aho ukuntu wabibona kenshi, jya ubanza usuzume ko team members b'iyo project ari abantu banyabo, ureba ama identities nubasha kubisuzuma, unarebe koko niba abo bantu bakwizera ibyo bitangaza bakora byanyabyo, zo ko bafite working product byanyabyo, cyangwa ni ukuvuga gusa ngo tuzakora tuzagira gutya na gutya gusa. Kandi nubona project hanini focus yayo ari kubona aba investors benshi, aho naho ujye wirinda, kuko akenshi aba ari ukubashaka nyine bakabura. Hari defi nyinshi zino decentralized finance nyinshi zagiye zibaho z'ama project, cyane 2023 24 niba ari bwo abantu wenda bari batangiye kubijyamo cyane, byarabaye cyane rwose, benshi baburirwa irengero, coin ziragwa. Wenda nitureba neza turaza gushaka nk'ingero zimwe na zimwe tuzishyireho hano. Reka dusoreze kwikomeye cyane ariyo ya gatanu, phishing cyangwa se fake wallets. Twagiye tubona ama wallet yagiye afunga, ibyo bamwe turabizi. 2023 niba ntibeshye hari wallet yafunze. Phishing scams zirahana hariho hose, aho abantu bakiriya website cyangwa ama application neza ameze nka crypto wallet, ukabona ni wallet bashaka nyine kwiyibira login zawe, undi account yawe bakayumutsa, ku buryo ushobora kugenda uzi ngo ugiye kujya nko kuri website ya MetaMask wallet. Wenda muri website n'urugero niho mbizi cyane, ukabona wanditse MetaMask, hanini ujye ucunga uburyo website yanditse muri link, ukabona aho kugira ngo bandike metamask.io, ukabona hari website yitwa metamask.com. ese iyo ngiyo ibaho? Cyangwa metamask. nyine bashyizeho iyindi extension. Aho ujye ubicunga mbere yo gukora login, uko baziba login information zawe, niba zijyana muri metamask ya nyayo bagasangamo utuntu twawe, akenshi bagiye n'imashini bakoresha hari sibo babyicekingira, ugasanga wallet yawe iri empty. Nanakugira inama ko nujya kudownloadinga website utabyizeye neza, jya kuri nujya kudownloadinga application ya wallet, jya kuri official website ya ba nyiri application bari kuyidownloadingira, kuko akenshi bagerageza kuzisanisha ku buryo utapfa kubimenya. Ubu nureba nko kuri Google Play Store ntago waburaho application zitiriwe MetaMask, wenda nawe uze guca searching urebe. Reka dusoreze ku butumwa butatu rero bwo kugira ngo wirinde wowe bwawe. Icya mbere, jya usuzuma buri kintu cyari cyose muri cryptocurrency, kuko ibyinshi biba ibintu hanini biri too good to be true, ibintu wumva by'umurengera akenshi aba ari scam. Ikindi, private key ni private key nyine, ni ikintu kiri prive, ntuzigere ugisharinga. Icya gatatu, ujye ukoresha ama website yizewe. Navuga nkuko isi iri kugenda iba smart, n'abaskama nabo ntago basigara, nabo bagenda bagerageza kuba smarter, more smart, kugira ngo nabo babone amafaranga menshi badutwara. Ariko ndizera ino video wenda hari ukuntu igufashije kugira ngo nawe ube safe cyane ku mutungo wawe muri cryptocurrency. Niba rero ubona hari icyo byagufashije, like na subscribe ni byiza kubisiga,
ubundi dukomeze tubane.